umukora ahamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Uraberewe, uraberewe, wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera, kandi nta yindi mana tuzagira mu maso hawe. Wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera, uraberewe, uraberewe, wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera, kandi nta yindi mana tuzagira mu maso hawe. Wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera, uraberewe, uraberewe, nta rubanza ngicirwaho muri jye, nemerewe kwinjira ahera by'abicumuro byanjye, Yesu yarabibabariye. Nta rubanza ngicirwaho ab'inyuma, haleluya, by'abicumuro byanjye, Yesu yarabibabariye. Ntabwo banamba bintera kuvuga, nanyweye urumogi ku buryo ntakwibuka n'izina ryanjye, nanyweye urumogi rwinshi. Yesu yasanze ndi umurasta, nambaye amadrede arampamagara, aranyoza aranyuhagira. umuriro utazi amazi ugishuka kama nagushimira, umuriro utazima mara tuyobora mugishuka kama yegoye twese gutya. Iyo utasi wanjye uwo yarirahiriye, sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu. Hari n'icarana n'umugeni nakunze, hari n'icarana n'umugeni nakunze. Uwo yarirahiriye, sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu. Imana nobisa amahoro abe mubo yishimira, ijuru icyubahiro kibi cy'umwami Imana. Nobisa amahoro abe mubo yishimira, ijuru icyubahiro kibe icy'umwami Imana. Uberewe no gushimwa no guhimbazwa, mugabo wo guhamya kuri Imana. Ijambo ryawe naryo niryo kwizerwa, ukomeresha imirimo n'ibitangaza. Ongera wigaragaze mu bihe byawe, kuko nta yindi mana ibaho mu maso hawe. Uraberewe, uraberewe, wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera, kandi nta yindi mana tuzagira mu maso hawe. Wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera, uraberewe, uraberewe, wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera, kandi nta yindi mana tuzagira mu maso hawe. Wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera. Ndi Uwiteka niryo zina ryawe, rivugwa mu ndimi zose mu mahanga yose. Kandi uvuga izina ryawe ave mu bidatunganye, n'abazimiriye kure yawe bakugarukeho. Mwigutina naho baba bageze kure, zuye imbabazi no kugira neza. Uraberewe, uraberewe, wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera, kandi nta yindi mana tuzagira mu maso hawe. Wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera, uraberewe, uraberewe,
wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera kandi nta yindi mana tuzagira mu maso hawe wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera Ndi Uwiteka niryo zina ryawe rivugwa mu ndimi zose mu mahanga yose kandi uvuga izina ryawe ave mu bidatunganye n'abazimiriye kure yawe bakugarukeho begutindana aba bageze kure ko wuzuye imbabazi no kugira neza uraberewe uraberewe wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera kandi nta yindi mana tuzagira mu maso hawe wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera uraberewe uraberewe wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera kandi nta yindi mana tuzagira mu maso hawe wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera uraberewe uraberewe wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera kandi nta yindi mana tuzagira mu maso hawe wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera wahozeho uriho urahoraho uri hejuru uri hejuru uraberewe uraberewe wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera kandi nta yindi mana tuzagira mu maso hawe wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera uraberewe uraberewe wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera kandi nta yindi mana tuzagira mu maso hawe wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera kandi nta yindi mana tuzagira mu maso hawe kandi nta yindi mana tuzagira mu maso hawe muranezerewe yego nta yindi mana iriho keretse Uwiteka haleluya mfite umukunzi utuye inyuma y'ibicu uwo yarankunze sinabona uko mbibona imyaka ibihumbi n'amagana irashize anegurira ibyicaro byiza uwo yarirahiriye sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu hari nicarana n'umugeni nakunze hari nicarana n'umugeni nakunze uwo yarirahiriye sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu hariho umunsi yagaragaje ubutware bwe yagiye ikuzimu akandagira satani aramunyukanyuka amwambura imfunguzo azukana icyubahiro Yesu ni muzima yagiye ikuzimu akandagira satani aramunyukanyuka amwambura imfunguzo Yesu ni muzima uwo yarirahiriye sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu hari nicarana hari nicarana nakunze uwo yarirahiriye sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu hari nicarana nakunze
hari nicarana n'umugeni nakunze, hari nicarana n'umugeni nakunze. ubwo nzabana turirimbane, ubwo nzabana n'umukunzi wanjye tugumane imiraba yo mu buzima ntibizongera kuntanya nawe. aho ngenda ngana iyo ako mbumva mpita nabyo amarushywa guhorana nabyo mbambiretse kuko nta gaciro biba bigifite, kuko ubwuzuga ibyiza mbamo niyo ngariyo bituma nsuzugura iby'iki gihe, kuko ubwuzuga ibyiza mbamo niyo ngariyo bituma nsuzugura iby'iki gihe. umuyoboro ungeza w'amakuru muri iki gihe ufite akazi kenshi, kujya umuza n'umukunzi wanjye uganyirana wamumuriza, inashyo nyinshi ajya anyohereza zirambwira ko imirimo igeze kure, ubwo nzabana n'umukunzi wanjye itatongera kuntanya nawe, amaruswa n'ibirira yo mu buzima itatongera kuntanya nawe. yewe bakunda Yerusalemu mutangazwe nuko nirabura, hari igihe muzamenya uwo ndiwe maze kwiyambura ubuswamagara, igihe cyo kizarangira ubwo maze nisangira umukunzi wanjye. yewe bakobwa b'i Yerusalemu ntimutangazwe nuko nirabura, hari igihe muzamenya uwo ndiwe maze kwiyambura ubuswamagara, igihe nacyo kizarangira ubwo maze nisangira umukunzi wanjye. ubwo nzabana n'umukunzi wanjye tugumane udatandukana, amaruswa n'ibirara yo mu buzima itatongera kuntanya nawe, amaruswa n'ibirara yo mu buzima itatongera kuntanya nawe, amaruswa n'ibirara yo mu buzima ntibizongera kuntanya nawe.
ruswa n'ibiriya by'uruzi ntibizongera kunganya nawe. Ninde wamvuguruza uvuze ko Yesu agira neza? Ntawe. Ninde wamvuguruza uvuze ko Yesu agira neza? Ninde wamvuguruza manije ko yuzuye imbabazi? Ninde wakwihakana ko yuzuye urukundo n'ubuntu busaga? She's so low, that's what it feels. She's a mother, I'm not going to get out of amasakabura inshuti zose zikashiraho hari ntamenyekana naho natuye isi uturiye unyuzuremo
tugirira nawe twagirira nawe wabishimirwe iteka ryose haleluya navuga intare y'uda baririmba rwaye z'intwari rwivugira mu gituza cyananiye abagambanyi uw'indamutsa ziratindikanwa amahema yego yewe muri aho cyane amahoro y'Imana bane namwe Yesu ashimwe Kristo Yesu akuzwe ahubwo rero tugiye gutarama cyane ariko mbere na mbere yuko ngira ikindi navuga no kubashimira murasa neza mwikomera amashyi cyane ndabona higanjemo urubyiruko message mfitiye urubyiruko nuko kumenya Imana ari bwo bwenge kandi kuva mu byaniko wow ndi umusore ukiri mutoya nkuko mubibona ariko wayishuriye ibanga ryo kumenya Imana namwe rero muzakurikira uyu murongo Imana izabashoboze sibyo ngaho mwikomera amashyi menshi iyo ndebye ukusa nkabibasha umwanya nibwo untwara wese nkasukuza bwiza umuriro utazi amashyi utishuka kama nagushimira umuriro utazima mara tuyobora mugishuka kama yego twese gutya iyo utasi wanjye iruhuka utanga niryo rima kumva urukundo tuyobora mugishuka kama yego rutazima mahora tuyobora mugishuka kama yego twese gutya aho ngendana amashyi akosore mwami maze intambwe zanjye zigera umuriro utazima mahora tuyobora mugishuka kama ndagushimira umuriro utazima mahora tuyobora mugishuka kama ndagushimira mwagire rutazima yego aha aha rumu yego tuyobora mugishuka kama ndagushimira
tugana ingamba dutarame sibyo siko bimeze turi kumwe ahubwo rero tugiye kuvuga ngo nawakwiringira Imana mbimuhemukire ashimwe. Haleluya.
twihuse nitwa Twahirwa Remo umuvugabutumwa bwiza. Hanyuma uyu mugoroba ndashimira Imana ko ndi hano kugira ngo mbabwire imirimo Yesu akora. Reka twihuse dusome ijambo ry'Imana kubw'igihe cyacu dufite. Turasoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 12 duhere ku murongo wa 46 n'uwa 47 gusa. Naje mu isi ndi umucyo kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima, ariko umuntu niyumva amagambo yanjye ntayitondere sijya umuciraho iteka, kuko ntazanywe no gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo naje kubakiza. Munyikirize ngo amen. Turashimira Imana muri uyu mugoroba iduhaye iki gitaramo kugira ngo tuvuge kugira neza kw'Imana. Hanyuma dusomye amagambo avuze ko Yesu yaje mu isi kugira ngo ayibere umucyo uyimurikira. Ndagira ngo muri uyu mugoroba nkubwire cyangwa se ngutangarize ngo Yesu nakubera umucyo w'ubuzima bwawe, kuko abamurikiwe n'uyu mucyo wa Yesu babonye icyerekezo cy'ubuzima. Imana ishimwe, kuko hari igihe umuntu ashobora kuba mu buzima bw'umwijima, ubuzima budafite icyerekezo, ubuzima budafite imibereho, ariko iyo Yesu yaje akamurikira ubuzima bwawe ibintu byose bigenda neza. Abamubona barimo babyinira Imana nuko umucyo wa Yesu wabamurikiye ubuzima bwabo bukabona icyerekezo. Ndi umugabo wo guhamya, kandi ndi umugabo uhamya imirimo ya Yesu. Jewe uhagaze hano nabaye mayibobo hari igikondo kuri Sejem, najyaga ndararwana n'abapolisi twirukanka ijoro rigaca, ariko umucyo wa Yesu umurikiye. Ndashimira Imana itarobanura ku butoni, kuko umucyo wa Yesu nawe uyu munsi wakumurikira ubuzima bugahinduka. Nabaye mayibobo, nanyweye urumogi. Iyo turi muri iyi ngingo yo kwamagana ibiyobyabwenge, nanyweye urumogi ku buryo ntakwibuka n'izina ryanjye. Nanyweye urumogi rwinshi. Yesu yasanze ndi umurasta, nambaye amadrede, arampamagara, aranyoza, aranyuhagira. Uyu munsi yampinduye umugabo. Akira umucyo wa Yesu amurikira ubuzima bwawe. Yaje mu isi gutanga ubuzima, uretse n'ibyo yaje gutanga ubugingo, kuko yavuze ngo ntabwo yaje gucira iteka abari mu isi, ngo ahubwo yaje kubakiza. Niki cyatuma urinda gupfa urupfu rubi, ukarara nabi? Uyu munsi abantu benshi barahangayitse. Ndagira ngo mbabwire, nta mwanya mfite wo kubabwira ubuhamya, ariko hari urugendo Yesu yantangije, urugendo rwo kumurikirwa n'umucyo. Ngutangarize ku icyo Yesu yakuremeye, kuba uriho ntabwo ari impanuka. Hari icyo Yesu yakuremeye, ahubwo ikibazo kubera yuko utari wamurikirwa, ntabwo urizera amagambo ye, nta nubwo uramwizera ngo ubone icyerekezo cy'ubuzima cyizo yaguhamagariye. Uyu munsi ndagira ngo ngutangarize, kubera yuko abantu uyu munsi bafite amakuru menshi atandukanye, bamwe bagenda babivuga uko babyumva, ariko reka nkubwire ko Yesu ku buzima bwawe ari uba ufite mu biganza bye. Ni ukinga ntiyagira ukingura. Iyo avuze ngo va ku isi urahava, ariko iyo avuze ngo baho ubaho. Uyu munsi uriho kubera ko yabishatse. Niyo mpamvu muri uyu mugoroba ngira ngo ngutangarize ngo wakire umucyo wa Yesu, ubuzima bwawe buzahinduka. Uyu munsi ntabwo nyirukankana, ntabwo abapolisi bakinyirukankana, ahubwo uyu munsi nanjye ndi uw'umumaro mu gihugu. Nanjye nkwiriye kugirira umumaro abandi kubera ko umucyo wa Yesu wamurikiye. Ndagira ngo nkubwire ngo hari icyo Imana yahishura ku buzima bwawe. Kubera iki? Njyewe muri ibyo byose maze gukizwa no kwihana no kwemera Yesu, nkizera amagambo ye, yaranyogeje, aranyuhagira, imyotsi y'urumogi yinkuramo. Hari abajyaga basunikisha imigeri, abantu bose bambonye bakavuga ngo dore uko gisa. Ariko turashimira Imana itanga ubwiza, icyangira ikivanaho igatanga igikundiro. Uyu munsi wa none ndi umugabo wo guhamya. Uyu munsi wari mayibobo, wari inzererezi, nabaga mu barasta twari dufite
abarasta twabagamo twitaga abantu b'abasaje, twari twarahinduye imvugo, ikintu cyose twavugaga twongeragaho aje ngo twemeze abantu ko turi abasaje, ariko twari twarapfuye nabi, nta muco twari dufite, twari turi mu mwijima, ibintu byose twongeragaho aje, kugenda nigendaje, kurya niryaje, kureba nirebaje, ibintu byose twongeragaho aje, turama nigatereye aho ngaho. Ariko turashimira Yesu ku buzima bwacu yabuhinduye, ubuzima bw'ibyishimo, ubuzima bw'umunezero. Nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wari mayibobo, uyu munsi jewe ndi muganga wemewe n'amategeko ya leta y'u Rwanda. Nagiye kwiga mfite imyaka 33, njya ku ishuri njyana n'abana banje, twajyaga dutaha tukazana biroti igihembwe kirangiye, tukazanira madamu ari we mama wacu wadutangiraga Minerivare. Abana bakambwira bati rero papa ufite amanota menshi niwe mama hemba. Ubwo nanjye ngashyira hasi, ndiga tronkome, turasoza, ndayirangiza, niga cycle supérieur ndayisoza, kaminuza ndayisoza. Uyu munsi kubera ko Yesu yakoze imirimo ku buzima bwanjye, nanjye nduwe umumaro muri societe nyarwanda, kandi mfite ibyiringiro byo kuzabona ubugingo bw'iteka. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo birangirira, hari ubundi buzima bw'umunezero. Yesu rero icyo yaje gukora ni ukugira ngo agukize, urinda gupfa kubera iki. Nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi mfite umubabaro mwinshi w'abana bacu baterwa inda. Mperutse kwakira umwana afite imyaka 14 atwite, numva ndababaye cyane. Ariko uyu munsi reka nkubwire, Yesu niwe wenyine ufite urukundo rwo kugukunda. Niba nta n'uwakubwiye ko agukunda, Yesu aragukunda. Uyu mugoroba yakugirira neza. Ndashaka ko uyu mugoroba dusengana, wampamagaye akankura muri ibyo byose, wanyuhagiye akankura mu rumogi, najyaga mekenya amayirungi, ibingibi byari bizarakomeye, umuntu andeba akibaza uwundi we. Ariko uyu munsi Yesu yanyogeje umutima, ndamushimira. nimumumpera amashyi. Imana ishimwe. Ntabwo ari igipindi tubatera, ntabwo ndimo mvuga ibyo Yesu atakoze. Iyo nicaye muri biro ndi gukonsirita, ndi kwakira abarwayi, mpereza Yesu icyubahiro, kubera ko bitaturutse ku babyeyi, kubera ibiyobyabwenge data yashwanye na mama mfite imyaka 7. Hanyuma nicyo cyatumye nja kubinjereza aha ngaha. Niyo mpamvu nsaba ngo yemwe wowe wumva ibiyobyabwenge byaragufashe, Yesu ari hano kugira ngo aguhe imbaraga zo kubivamo, aguhe imbaraga zo guhindura ubuzima, hanyuma icyerekezo cy'ubuzima bwawe kigereho. Ndagira ngo uyu mwanya dusenga Imana. Ndashaka kugusengera wowe ushaka ko Yesu amurikira ubuzima bwawe, ubuzima bwawe bukaba ubw'amateka mazima, ubuzima bwawe ntibwongere kuba mu cyerekezo kibi, ahubwo Yesu akaguhindurira icyerekezo. Urahari ngo uzamure ikiganza uyu mwanya ngusengere, kubera yuko uwankijije aracyahari, amaraso ya Yesu aracyakora. Wampaye ubuzima nawe yabuguha. Uyu munsi wa none ndi umugabo wo guhamya. Yesu yampaye urugo, aranyubakira, mfite abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2. Umutoya afite imyaka 24. Iyo turi kumugira ngo ni petit frère, kubera ko Yesu agenda akomeza yongeramwo amavuta ubuzima. Ndagira ngo nkubwire rero uyu munsi, ndashaka ko Yesu amurikira ubuzima bwawe. Ndashaka ko abantu bazamuye by'umwihariko bafashe umwanzuro, bakingure aho ngaho, hanyuma batera intambwe bazi ko ndashaka kugusengera uyu mugoroba. Yesu akagira icyo akora ku buzima bwawe. Ushobora kuba warabyariye iwanyu, ugasanga societe iragutaye, ariko Yesu yaguha icyerekezo. Yesu aracyagukunda, niyo wakuremye naho abantu batagukunda. Hanyuma ndagira ngo nkubwire, nagiye mbona abajene benshi, nagiye nakira biyahuye biranga, nkabaha imiti cyangwa nkabagira inama. Uyu munsi ndagira ngo ngutangarize ngo Yesu utanga ubuzima arahangaha. Urinda wiyahura kubera iki? Ku Imana yakuremye gukunda. Urinda wiyaka ubuzima kubera iki? Ku Imana ibuguhaye. Mutere intambwe, mutanga inzira. Abatari muri gahunda yo kuza, turimo turihuta, igihe cyacu ni gitoya. Ndashaka gusengera aba bantu, abajene,
abakobwa abasore nimuze Yesu abaha ubuzima, nimuze Yesu atangaza umucyo ku buzima bwanyu. Uyu munsi wa none we kupfa we gupfa, icyo Imana yahishe mu buzima bwawe Imana igihishure, nawe ugirire sosiyete umumaro. We kujya urara wirukankana n'abapolisi ubatesha gahunda. Uyu munsi wa none Yesu aguhe gahunda y'ubuzima, guha icyerekezo, kuko isi tugezemo Satani arimo arabaga nta kinya, harimo arica abantu benshi bageze ku rwego rwo kwiyahura. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu utanga ubuzima ari hano. Turimo turakurarika nguze, ngwino Yesu akugirire neza. Imbabazi z'Imana zirahari, imbabazi z'Imana uyu mwanya ziteguye kuba ku buzima bwawe. Ndashaka kugira ngo mbasengere, ndashaka kugira ngo Imana yankijije, Imana itanga ubuzima, Imana yankuye muri ubwo bumayibobo, ndinzerereze hariya seje mu nd'imigati yaboze bajugunye, ndaranugwana hariya zambura buturo, ndi mwikanevu. Hari Imana ifite ubuzima, hari Imana ikiza, hari Imana itanga ubugingo. Niyo mpamvu uyu mwanya nkuraritse nguze. Imana ishimwe ku bwa mwese. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo uyu mugoroba n'umugisha kuri mwe, uyu mugoroba n'ubu n'amahirwe Imana ibahaye kugira ngo mwongere kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, hanyuma Satani akorwe n'isoni. Ko Satani ntabwo yaremye, Imana yabaremye bafiteho umugambi mwiza, kandi muzabibona kuko Imana uyu mugoroba itangaje umucyo ku buzima bwawe. Ndagira ngo niba ntawe tuniganye ijambo, niba ntawe dusigaje, niba nta wafashe umwanzuro akaba yabuze ahanyura, mubahe umwanya baze, hanyuma tubasengere, kubera yuko uyu mugoroba n'umugoroba Imana iduhaye kugira ngo namwe mubone icyerekezo cy'ubuzima Yesu atanga. Imana ishimwe. Ndashaka ko dusenga Imana. Mwitegura imitima yanyu tugiye gusenga Imana, kandi uyu munsi agakiza karataha mu mitima yanyu. Yesu Kristo hari icyo ari buze gukora mu mitima yanyu. Hanyuma ndasaba inshuti zanjye z'abanyamakuru, ni byiza gufata abantu bari kuri stage for the content, but for the salvation you have to come closer to me, and then you turn your camera to see or to make people watch the people who are getting saved. Biba byiza kugira ngo abantu babone n'umusaruro w'icyo Yesu yakoze ahangaha. Not only filming or recording people who are standing on this stage, but also you have to show the audience, the people who have get salvation, who are getting salvation. Ni byiza kugira ngo mubereke abantu nabo bakiriye Yesu Kristo, ko Yesu Kristo agomba kwamamara. Hanyuma nitumara kubasengera, muraza kwerekeza hariya muri rura ruhande, nimara kurwerekezamo ari umuntu muri bone abandike kugira ngo mukurikiranwe. Reka dusenga Imana, hanyuma niba hari n'undi ukeneye nawe natera intambwe ze, kubera yuko uyu mwanya n'uwawe. Imana yaguhaye uyu mwanya kugira ngo ubuzima bwawe Imana ibuzigame, cyangwa se Imana igukorera igitangaza. Abanyamakuru muze mwegere hano gato rwose. Nta wundi munyemerere dusenga Imana. Reka muzamure amaboko yanyu mwebwe abo ngiye gusengera, ibiganza byanyu mu bizamura imbere. Cameraman mwegere hano nta kibazo, reka twereke abantu ko Yesu akigira neza. Hanyuma ndagira ngo mu mwanya tugiye gusenga ndavuga amagambo makeya, namwe musubiremo, hanyuma mbasengere mbatureho umugisha w'Imana. Reka mbabwire bakobwa banje, namwe basore, ndetse namwe abakuze, ndagira ngo mbabwire ngo muri Yesu harimo ubuzima, harimo amahoro, harimo ubugingo, byose bibitswe muri we kandi muzabibona. Musubiremo. Mwami Yesu, tuje imbere yawe, turakwemera, uri umukiza, uri umukiza. Niyo mpamvu natwe tuje ngo dukize, niyo mpamvu natwe tuje ngo dukize, udukure mu ngoyi umwanzi Satani yadushyizemo, dukure mu ngoyi Satani yadushyizemo. Twagendeye mu byaha bitandukanye, twagendeye mu byaha bitandukanye, ariko twiringiye imbabazi zawe, ariko twiringiye imbabazi zawe, kubera kuri umukiza, kubera kuri umukiza. Utwandike mu gitabo cy'ubugingo, utwandike mu gitabo cy'ubugingo, kandi ubuzima bwacu turabuguhaye kugira ngo ubuyobore. Mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Mwerekeze muri uriya murongo, mwerekeze hariya. Mwami Yesu, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Ni wowe ukiza imitima, ni wowe ubasha kugira icyo ukora ku buzima bw'aba bantu.
mbatuyeho imbaraga zikiza, mbirukanyeho imbaraga z'ubutware bw'umwijima mu izina rya Yesu rifite ubutware n'ubushobozi. Mbirukanyeho imbaraga z'ibyaha. Uyu mwanya w'ubuzima bwabo mbushyize mu biganza byawe kugira ngo uhereye uyu munsi bayoborwe nawe kandi bajye bagendera mu bushake bwawe. Ijambo ryawe rigira umumaro muri bo kandi ubugingo bwabo bubwe igiciro mu maso yawe. Mu buzima bwabo buhinduka ubw'amateka kugira ngo nabo bazirate kugira neza kwawe. Urakoze, ndagushimiye, tugukomeye mu masi twese kubera kuri Imana igira neza. Icyubahiro n'ubutware no guhimbazwa bibi byawe mu izina rya Yesu. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi. Nari haruguru kandi bawugisha kugukorera ibyo akora n'imbabazi agira, ibyo bituma tumukunda. Imbere ye niho hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi. Intambwe zacu yazamuriye gukorera ibyo akora n'imbabazi agira, ibyo bituma tumukunda. Imbere ye niho hari byose twifuza. telefone yawe hejuru kugira ngo turabyibutse Manishimwe ibyo yakoze. haleluya. Turabyibutse ibyo yakoze, ashimwe. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi. Intambwe zacu yazaguriye kumukorera ibyo akora n'imbabazi agira, ibyo bituma tumukunda. Imbere ye niho hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe. Amajwi yanyu gusa, amaso yacu Mana ishimwe. Oh, haleluya. Imbere ye niho hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe. Komera Imana amashyi cyane, nikwiriye icyubahiro. Vuza impundu kubw'umwami w'abami. Ongera uvuza impundu kubw'umwami w'abami. Ongera volume uvuza impundu kubw'umwami w'abami. Haleluya. Imana ishimwe. Muracyahari? Turekeraho. Ku giti cyari ku mpinga ya wa musozi niho wavugiye uti byose birarangiye. Watanze ubugingo bwawe kugira ngo abakene n'indushyi bakwegere. Waciye bugufi wabatagira shinge na rugero, nabo banze ubakire. Nagambiriye kuvugire sugira ikujojobaho buri munsi. Sinagamburura nesheje umuhigo wanjye kuko nawe utaretse
hano hino muze nta kibazo muze hano turirimba ndishimye muze hano muze nta kibazo muze hano hino nta kibazo ndishimye nagambiriye nagambiriye barishimye kuvugine sugira ikujojobaho buri munsi barishimye haleluya sinagamburura nesheje umuhigo wanjye kuko nawe utaretse wa mugambi wari ukomeye barishimye nubwo byari bikomeye simuka haleluya nubwo byari bikomeye wabikoze ubikuru nubwo byari bikomeye nubwo byari bikomeye wabikoze ubikuru nubwo byari bikomeye nubwo byari bikomeye haleluya wabikoze ubikuru ndishimye kuvuza impundu muzivuze cyane kuko icyubahiro cy'Imana emerewe kwinjira emerewe kwinjira emerewe kwinjira emerewe kwinjira amen ntarubanza ngicirwaho muri jye nemerewe kwinjira Yabicuro byanjye yarabibabariye ntarubanza ngicirwaho abinyuma haleluya yabicuro byanjye Yesu yarabibabariye ntabwo banamba bintera kuvuga ko Yesu abasha gukiza amaraso ye yuzuye imba ibuka nawe muri uyu mwanya ibyiza byose yagukoreye bituma uzamura ijwi ryawe uririmba uvuga uti shimba ntarubanza ngicirwaho yemerewe kwinjira yabicumuro byanjye Yesu yarabibabariye ntarubanza ngicirwaho yemerewe
nkaba umwana w'Imana. Umva inkuru nziza, hari inkuru nshyashya ngufitiye, nuko Imana yacigukunda cyane, ca bugufi wemere kuza wari, hari umwanya wawe kumenya Imana, kumenya Imana hari ibyo yakoze muri twe tutabasha kwibagirwa. Kumenya Imana sukwi. Zamura intebe yawe, zamura intebe yawe hari inyuma twagiye. Zamura intebe, zamura intebe tutabasha kwibagirwa. Kumenya Imana sukwi. Hari ibyo yakoze muri twe tutabasha kwibagirwa. Kumenya Imana. Zamura intebe yawe kuko icyubahiro cy'Imana ikurikira kuyoba. Hari ibyo yakoze tutabasha kwibagirwa. Nta rubanza gicirwaho muri jye, nemerewe kwicira ibicumuro byanjye. N'amajwi yanjye nta rubanza nemerewe kwinjira. Nta rubanza gicirwaho, nemerewe kwinjira ibicumuro byanjye. Yesu yarababariye. Nta rubanza gicirwaho muri jye, nemerewe kwinjira ibicumuro byanjye. Yesu yarabibabariye. Bari bawumugisha cyane. Amen. Suza mugenzi wawe mubwire ngo wakoze kuza. Ibitambo by'intama sibyo byaducunguye, amaraso y'ihene nayo ntiyaducunguye, aya mapfizi y'inka ntiyabasha kuducungura. Ibitambo by'intama sibyo byaducunguye, amaraso y'ihene nayo ntiyaducunguye, aya mapfizi y'inka ntiyabasha kuducungura. Ndetse na Isaki yapfa ntiyari kuducungura, wa mukobwa wa Yefuta nawe ntiyaducunguye. S'amaraso y'ibizima bine imbere y'Imana, s'amaraso y'amarayika ukomeye w'Imana, s'amaraso y'amarayika ukomeye w'Imana, s'amaraso y'amarayika ukomeye w'Imana. Ahubwo twacunguzwa amaraso y'igiciro, igiciro kinini kuruta isi n'ijuru, igiciro kinini kuruta isi n'ijuru. N'amaraso y'umwana w'ikinege w'Imana, n'amaraso y'umwana w'ikinege w'Imana. Mbese n'iki Imana yari isigarije? Nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Yazaniye imbabazi abantu bamwitura ku mubamba, kandi batoboye ibiganza bye bamubamba ku musaraba. Yarakubiswe, yarababajwe, abura urukozasoni, ndetse baramubamba. Oya ntiyaheramo, uwa gatatu arazuka, anesha urupfu kuzimu, ababarira abanyabyaha,
nanjye yarambabarira nawe yakubabarira ngwino imbabazi z'Imana ziracyahari amen ngwino ngwino arakugirira ibambe ngwino ngwino arakugirira ibambe oya ngwino arakugirira ibambe naho wamaraya ntiwarusha irahambe naho wabigitsamo ntiwarusha imbaraga naho wamena amaraso ntiwamena nk'ayada naho wamena amaraso ntiwamena nk'ayasa oya ngwino arakugirira ibambe oya ngwino arakugirira ibambe oya ngwino arakugirira ibambe ngwino arakugirira ibambe naho byaba bitukura tukutukarageza araguhindura umere nka sheregi araguhindura ube mu bwoya bw'intama oya ngwino arakugirira ngwino Yesu arakugirira ngwino Yesu arakugirira ngwino Yesu arakugirira amen haleluya indirimbo tugiye kubaririmbira rero indirimbo ivuga ngo umwami Yesu ari Getsemani yarababajwe cyane kugira ngo aducungure kugira ngo adukize kandi igitambo cye kirakiza rwose nta byaha biriho byasumba imbaraga igitambo n'amaraso bya Yesu Kristo amen ibyo waba warakoze byose uko byaba bingana ugerekeranyeho n'iby'abantu bose uzi cyangwa se utazi imbabazi z'Imana zirabirusha kuremera amen imbabazi za Yesu ziragutunganya rwose ugatungana amaraso ya Yesu n'abaminjagiyeho mwese amen kandi ndagira ngo mbamenyeshe ko dutegereje umushyitsi mukuru ubu hano dutegereje umushyitsi mukuru muraza kumunezererwa muratangara nimumubona hagati yacu reka mbe mugize ibanga amen Yesu
ku munsi wa gatatu amenagura imbaraga z'urupfu asohoka mu mva ni muzima ni muzima haleluya kwakira umushyitsi w'imena. Amen. Amen. Tugiye kwakira umushyitsi.
munkundire dushimiye Yesu ko yazutse. Amen. Ariko uyu mwanya munkundire rwose twegeranye amashyi menshi dushimira cyane ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, ari nabwo tugiye gutumira nyakubahwa Vice Mayor w'umujyi wa Kigali kugira ngo aze hano atwemerere atambuke. Umuyobozi wacu dukunda udufasha cyane, tunezejwe nuko aduhaye kubana natwe muri uyu mugoroba. Muraho murakomeye. Umujyi wa Kigali urabatashya, urabakunda. Turabakunda cyane, twishimiye kubana namwe. Twishimiye kubana na East African Gospel Festival. Turabashimira ubutumwa bwiza batugejejeho, ubutumwa bunyujijwe mu ndirimbo, indirimbo zo guhimbaza Imana, ariko n'indirimbo zirimo ubutumwa butureba cyane mu buzima bwacu. Mu gutegura iki gitaramo n'abahanzi batandukanye dushimira, barimo Josh Ishimwe, barimo Josh na James and Daniela, barimo Dominique Ishimwe, Narine Gahongayire mukanya namubonaga, Alexis Dusabe rero we niwe wafatanyije cyane n'umujyi wa Kigali kugira ngo tubategurire iki gitaramo. Iki gitaramo ni icyanyu. Ubutumwa ni twebwe bugenewe, ni mwebwe bugenewe. Ubutumwa buruhura umutima, ubutumwa bureba roho zacu, ariko roho zacu ngo zitura mu mubiri muzima. Akaba ariyo mpamvu ubutumwa bwacishijwe mu ndirimbo duhimbaza Imana twibukaga no kurengera imibiri yacu twirinda ingeso mbi. Ingeso mbi zangiza imibiri yacu, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko imibiri yacu ari ingoro y'Imana. Kurwanya ibiyobyabwenge, ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge kuko byangiza ubuzima bwacu kandi bikatujyana kure y'Imana. Iyo bitwangiza bituma abantu babikoresha bishora mu ngeso mbi. Si ibiyobyabwenge gusa, iyo tuvuze ibiyobyabwenge ngira ngo abenshi murumva ibyo ari byo. Birimo n'inzoga, kunywa inzoga nyinshi zitwangiriza ubuzima. Ubu rero ni ubutumwa bwabakanguriraga kureka ibisindisha, kureka inzoga zangiza ubuzima bwanyu. Twumvise ubutumwa, iyi ngiyi yari umwanya wo gukangurira urubyiruko kureka kwishora mu ngeso zirimo uburaya. Uburaya bwangiza urubyiruko rwacu, buvamo inda zitateganijwe n'izindi ngeso mbi. Rero turashimira abahanzi bacu, ubutumwa bwiza, ubutumwa butureba twese, ubutumwa butuma turengera ubuzima bwacu, tukirinda ubuzererezi, tukirinda uburaya, tukirinda ubwomanzi, tukirinda kunywa ibiyobyabwenge, tukirinda kunywa inzoga, tukirinda ibintu byose byangiza ubuzima bwacu bituma tujya kure y'Imana. Kandi mu butumwa twahawe mu ndirimbo
buganisha ku kwitegura kuzabona umukiza. Turabashimiye rero ku mugoroba mwiza, turabashimiye abahanzi, igitaramo cyiza mwatugiriye. Turashimira Alexis Dusabe wabiyoboye neza, kandi turizera yuko atari cyo gitaramo cya nyuma, hari n'ibindi bihe tuzagira nanone tukongera tukishima, tugatarama, tugasenga, tukarushaho kwiyegereza Imana, ariko duhunga icyaha.